nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bakurikiye Bamboo Rwanda TV. Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mwebwe mwahisemo gukanda subscribe kuri iyi channel ya Bamboo Rwanda TV. Kandi nizera ko n'abatarayikanda bazayikanda ko ari ikibazo kigiye gusa. Nkomeza kubashishikariza ko kwiga gukora ibintu bijyanye n'imigano bikozwe mu mugano, product nziza, intebe, ameza, ibitanda, ibintu bigiye bitandukanye, ibitanda, ibintu by'inyubako z'imigano, kubyiga hano kuri Bamboo Rwanda TV ni ubuntu. Usibye no kuri iyi channel ya Bamboo Rwanda TV, uje no ku cyicaro kuri workshop aho dukorera nabwo nta birenze. Kwiga ni ukuba ufite umutima ushaka, ubundi agakurikizaho umurava n'ubwitange, ubundi ukiga. Nakubwiye ko ngo n'ufasha yafashwa, ndetse nta mukire utafashwa kandi nta n'umukene utafasha. Mujye mubyibuka ibyo bintu. Ubwo rero ndagira ngo tujye dufashanya, buri wese icyo ashoboye afasha undi, nibwo tuzabasha kubaka iyi si yacu neza. Nk'uko bisanzwe rero nababwiye ko tuziga byinshi: ubwubatsi, ibintu byo gukora intebe, gukora ibitanda, gukora ibintu bigiye bitandukanye bikozwe mu mugano. Kuko njyewe ndi bamboo maker, njyewe nkora ibintu bijyanye n'imigano, ibintu bikozwe mu migano byose icyo wanzanira cyose nagikora. Ahari usibye umuntu wo mu migano niwe ntakora. Gusa nyine njyewe nawe nshobora kumugukorera mu migano, ariko atari ukuvuga ngo niganye Imana kurema, oya, ahubwo ni igishushanyo. Njyewe ntabwo mfite imbaraga nk'iz'Imana. Imana niyo ishobora byose, kuba yakora umuntu ikamuha n'umwuka wo guhumeka, akaba umuntu muzima. Njyewe rero urumva ni ibishushanyo, ni ubugeni, art and craft. So nkuko rero nakomeje kubibabwira, nababwiye ati mujye mukanda subscribe kugira ngo video nshyashya ijye ibagereraho ku gihe, ibagereho. mwe mwakanze subscribe ihita ibageraho, mugahita mwifungura mukayireba, mukabona isomo mba nabageneye nk'uko bisanzwe. Noneho mugakanda subscribe, mugakora share, mukabisangiza n'abandi. Ushobora gusanga hari umuntu akifuza kuba yakwiga ibi bintu byo gukora intebe mu migano, cyangwa se icyo ari cyo cyose cyo mu mugano, yifuza kubyaza umugano umusaruro, ariko yarabuze ayo mahirwe. Ndabasabye nyabuneka mujye mukora share, mubisangize na bagenzi banyu, kuko hari igihe ushobora gusanga hari uwo bigiriye akamaro, nk'uko nanjye nagiriwe akamaro ko kuba nabyiga. Nanjye amakuru nabonye nka gutya mu buryo buntunguye, kandi nsanga ndabikunze cyane. Nawe rero ugize ukabisangiza abandi, ushobora gusanga hari umuntu ubikunze. Tujye dufashanya, tujye twibuka ko nta mutwe umwe wigira. Urabona ibyishimo mba ndiho, ariko ndi mu kazi. Nuko nyine mba mbona nkora utuntu tugakunda, tukaneza imbere. Nawe byagukwira rero, byagukomerera, byaguteza imbere. Hari aho byakuvana, hari n'aho byakugeza. Mbibutsa ko nk'uko nababwiraga ko tuziga kugonda imigano, tuzayigonda. Nzabereka ndi kugonda uruziga, mbereke n'intebe ndi kurugondera, ndi gutangira intebe y'uruziga. N'aha ngaha rero nari ndimo ngorora udukoresho ngiye gutangira. Ubu ngubu nibwo noneho ngiye kubigisha isomo mutigeze mubona. Iri somo urabona ndi kugorora imigano, kugorora utugano, udukoresho nyine ngiye kwifashisha nkora intebe. Iyo ntebe iracyari ibanga mu gihe utarayibona, iracyari ibanga, ariko nzajya nyibereka.
Iki ni igice cya mbere rero cyo kubereka ukuntu ko umuntu atunganya udukoresho mbere y'uko atangira. Urabona utwo tugano twari tugize utwo tugano twari tugoramye, ariko nyine bisaba kutugora neza ku buryo nukora agatebe karaba gahagaze kameze neza kagaragara neza. Noneho urabona ni ugufata iriya gaze, urabibona hakurya gaze iriya y'umutuku. Uyu mutwe wa gaze abantu benshi barawuzi, muri abasirimu cyane ndabizi neza, abasirimu cyane. Uyu mutwe wa gaze nta muntu uwuyobewe. Noneho urawufata ugashyira, urabona harandi gukoresha agatebe, dukoresha agatebe. Nanze kujya ahantu dufite ahantu ho tugondera bisanzwe, kuko tuno ni tugufiya, n'ubundi ntaho twari tuma ijyaho tugondera imigano bisanzwe, ariko naho tuzahagera nimuhumure, igihe nikigera nzabibereka. Mbibutsa ko ari part 1 yo kugera yo gutangira intebe. Part 2 nayo irahari, part 3 irahari, part 4 irahari, part 5 umva ifite n'uduce nka tune dutanu turahagije, uduce dutanu, kandi byose ni ibintu biri izi biri simple. Ntugire ikibazo ngo wenda ari ibintu bikomeye. Urabona uriya mugano ngiye kuwugorora, ni ugufata nyine uriya mutwe wa gaze urimo umuriro, ukagira ugakoza ahantu uri kubona hagondamye, ugasa nk'uwitegaho umugano ugashya neza. Wamara gushya umaze koroha, ubundi ukawukanda uwumanura. Urabona hariya ntangiye gushyiramo imbaraga amanura kugira ngo ahagoramye hagoramuke nyine haringanire. Noneho warangiza kugorora ugeze aho ushaka, ugakora muri kiriya kintu, cyangwa se ushobora no gufata igikombe, ikibase kirimo amazi, ugafata akantu k'akayiponje ndetse k'ikimatera ugakoza mu mazi, ubundi ugahanagura ahandi umaze kugira ute kugonda, kugira ngo hagume hakomeye, ntihaze kwirambura. Humuke hatongera kwirambura, nyine ukongera ugahengama, kuko udakojejeho amazi harahengama birumvikana, ntabwo hagira hasubira aho kuko wari umaze kuwugonda, urongera ugahita wirambura muri make. Ako niko gasomo nashakaga kubereka. Nongera kwibutsa gukanda subscribe kuri iyo channel, mukazajya mubona video nshyashya nashyizeho, kandi by'umwihariko nshimira abayikanze, muri abantu b'abagabo cyane. Imana ijya ibaha umugisha, kandi n'abatarayikanda ndabizi ko ari ikibazo kigiye, ari uko wenda batarabibona. Namwe muzayikanda ndabizi. Ndetse n'abatumva ikinyarwanda tuzajya tubakorera video ziri mu rurimi rw'icyongereza, English language. So noneho nkongera ngashimira abakanze subscribe muri uriya mwaka dusoje 2024, dusoje dufite subscribe 100. Mbashimira cyane, kandi nifuza ko n'uyu 2025 uzarangira noneho dufite n'abantu 1000. Nta cyatunanira rero, twishyize hamwe tujye dufashanya, dutezanye imbere. Niba ushoboye kunteza imbere unteze imbere, nanjye ntabwo ushoboye guteza imbere, nuko tuzabasha ubuzima. Nkomeje kubashimira rero, kandi mbifuriza gukomeza gutangira umwaka mushya muhire. Imana izahaza ibyifuzo byanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.